uvuga yuko unkunda umukunda agafaranga kibobo shogoza ariko urayamba kiseka shyira ahubona narinje mu ngurira agacupa kamwe shashyira maze iminsi shashyira hashareka besha ngo ndamubwira ngo indi mu mwana ahitagwamo zibintu yankore habe na bizo kwitama ubwo mubwiye nabi go rero zimwe wambwiye ngo ko profite nyoko n'iki byose ubwo nana nasizemo ngiye ngo nawe nasizemo nshogoza wambwiye ngo ariko profite nibyo nagiye nkubwira ibintu bimize neza bizima ubwo wasanga sibyo waragiye ukamubwira ibintu bitari ntabwo abifashe kandi agusubishagamo ngo wabifashe ukamwe ati wabifashe ndabikosa n'iryanye ahubwo umva impamvu yo mpamagara se ikosa wakoze nari kuguhamagara kandi umuntu twicara yari kwita bivumbura kuri telefone urumva njyewe nazanye momu kubita indimi icyongereza igishimwe byose uvanga ndamuvanga vange ariko aramwemeje ntabwo byariye ngo byariye nzo kwambwiye ibintu bitari byo njye numva nakubeshya n'ukuntu uzi seve yanjye urumva nakubeshya dore ntacyo katubireke none uranyigisha neza ku buryo none ndakimanuka hari akantu natekereje ndavuga ati ntabwo nashaka ibintu kageze ni muri nimugoroba ukavuga ati ndajya muhereza wenda 15 ku kwezi muri nimugoroba nkageze nyine tukakwiga ukandika gura ikibaho nkakwigisha ngiye brandi professor and engineer ibyo bamugana byarya dore dore kuno gahunda ibyo iyo niyo gahunda ndayaguha uzinyigisha uva nagasha nono ubone uvuye bari twambaye nkabo kuna bazungu bagiramo gutya ko turi neza urabonye ariko profite warasomye noneho nakiga wa mfite umutipe avuye hanze nawe hanze we yambwiye ngo yarare mu yambwiye yarare ubona igihugu ntarajyamo cyo hanze cyakoze ura n'u Burundi wera yarahaciye mu Burundi ari kuri Tanganyika ry'amafi bana ayacakaza none ngahita asimbukira nyari yambwiye ngare yararera Togo ngo yarari Togo se nibura ikari muri Afrika Togo ni muri Afrika buri akwembwe kwegenzera baba Togo bura Togo ni ibirwa bya Togo ariko nta ribe naho naho n'umudesi yambwiye ngagiye Togo ajya abyongera kwibagirwa reka mwereke ubundi mu mutwanye mbaremo business y'amafaranga kose yafite yarukuntu nyashika nkaro dore yambwiye ati rero afite ibikoresho by'ibyuma by'amagaze by'ibiki byose akurambira ati ibyo yaguze ntibyabasha gukora ndamubwira ati mfite mopeti wanjye uvuye hanze wizabukundira yose icyo ngukundira ushobora kumufasha jewe ibyo yambwiye ngafite n'umukobwa nawe w'umunyamahanga w'umunyamerikakazi urumva ngumeze nka dende ugenda utya umeze nka dende umunyamerikakazi ubundi abo niwe tuvugana iki ubwo rero waza mu rugo namubwiye ataze kuza umutipe ake turagengana ntariduri noneho nushora nanjye ndabifite ukamwerekera ku byanjye nanjye nka profitiraho ku byawe ngiye burareka nkubwiza ukuri ngiye ikintu nakoze kijya hanze naravuze ati hano iwacu akunda kuza abantu b'abanyamahanga abantu bafite ibikoresho bya danje nibyo nihuguyemo buri no mpamvu nirwa engineer and professor and engineer no mpamvu urandiwe professor and engineer akasubira gufuna no meze abajenere no banye no rero ngiye byo ngibyo si ukukwerekera gusa no byamfuye ndabikora kindi mubi cyane ndakubita ambo ndare none warugiye hewe warusha kundeba nje ukura ngungurira akantu nta kantu ndi bukungurire warambeshye wowe reka tugiye ikosa ni byose byanje eka nkwere umva reka tugezeyo noneho mubwira se nta kibazo oya namubwiye amubwiye ibyo navugaga genda nabikubwiye ikibazo cyose uzazukiye kubijyanye n'intuze ibintu byose nade dushaka gukorana
tugakorana umva Jye bara ushobora kubyara. nakubera umusemuzi. Nicyo nanjye navugaga rero. Noneho wowe ukajya imbere umusemuzi ubwo najya nguhangahe Birakokana ko gusemura. Urumva byasaba ko ibindi bintu byose ngora mbyihorera. Buri gahunda yose ugize ukajya mpamagara. uvuga ngo najya nkujyana aho ngiye hose haba mu manama Uramamagana. magana Ntabwo ari menshi buriya. Kuko urumva hari amadini uzajya ukorana. Iyo cyiza cyanjye nakuri indi mivugo. N'abanyaturuki, abanyasuwede, icyesipanyol, ikidage, igishinwa byose ndakubita. Urumva rero kubera abo rwose mwajya mukorana n'amabusiness. Ahubwo uramamagana 6. oya umva kamwe hari abajama banje turi gukorana ibintu by'amaferabe b'abaturukiya urumva aho hari igihe bajya bashaka kuneke nuko nanjye ku mubare w'amafaranga ndarose kubaraho nibyo. ntacyo turabireba 600 nari. twajya tugenda Hari ukuntu nyashikanye wangata numva impumuro. uzaza Nta mpumuro z'abantuzi. oya muri nawe bizaza ine bari y'abakire iyo boss cyangwa akontorore Bora najyo mpageze. Nanjye ahantu giye nibura hano hasi nanyicara buri. Isuko ndiko ndombo ibiri ya. Uretse mamagaro Muhamagare kuko mfite indi gahunda nshaka gutangira. mamagaro mutipe numva ko gahunda zimeze Izo gazo nizo kuye mu Bushinwa se? ntarazi ko mu ngaraje Bishobora kuba gupfa. How are you guys? Kamera. Big man. Naona umeze neza. Uvuze? You're good, eh? How are you grandfather? So this one ni wawe umbwiraga. With this one. Namuza namu. Uyure yitwa kibobo. Ah, wow. Let me sit. Let me have a seat. Kirajya muri umuntu akubaha abantu bakuru. Thank you so much. Uyu ni wa wundi. Kibobo. Kibobo. My name is Jose Kibobo. Kibobo. Kibobo and Umfa. Njyewe Mr. Auguste. Mr. Auguste. Apya bita mbyumva. Aravuze. Wowe akora Auguste. Auguste. But you Brazil with this one. He's my friend. I texted him like last Friday. And then he told me that he has a friend Kibobo. Uriya njyewe. Mwana Kibobo. Moi engineer. Engineer and professor. That's good. What? Okay, thank you so much. Welcome to the gym. Thank you. So, the thing is, if you know stuff, the things, I bought something. Tell him what the other stuff, the other deal. Aravuze umushyiremo amakuru. Yeah, you understand English, eh? Yes. That's good. Yes. I needed a person like you. Yeah. Thank you so much. Kabisa. You look great. Chibobo, I love you. Yeah. So tell him that I bought this, I bought gas, I also have a fridge, I also have so many things, but using them, it's hard for me. So I need somebody like Chibobo to tell me how to use them. Like this one, I have it in my house. Yeah. So my house, y'umutukufu. Yes, my house. So that's how they use it. You take this one. Yes. Uka kanda. Yeah. Bidasakuza. How to? Okay.
abana b'abakare bakoze abayishimije mu cyongereza no kwa mu cyongereza bayizini akanga nyine nako kwasa no kuzima. I wanted you on the TV, you teach me how to use the TV, the gas, the fridge, you know, I have so many things, but using them is totally difficult. Then this friend of mine, he told me you. He always going to teach me. Seriously, it's really good song, guys. Yeah, I want you to teach me. You teach me about the TV, the gas, the laptops, you know. I'm from, you know, the other country, the other American country that you have. That's where I live. aravuze uburiya bikira gukundira nuko mwabaye inshuti kuva kera mukiri bato. Hey brother, use English now. You told him what I said. You told him what I said. What I talk, huh? You told me what I was speaking. So I need you guys just tell me, guys. Help me. It's okay. You know, I'll do something good for you guys. Charlie. English now. Arambwiye ese nguko kuginuzu yawe bibamo gutya nta n'umugore ugira. No kuvuga ngo oya kamubwire chance road track. Jesus Christ. China igishinwa ndana kivuga cyane. What are you saying actually? What are you speaking? Like no. I was telling you, listen up. I told you just tell me this guy. Yeah, that's good. You have a good friend. You have a good friend. kuko uyu aramukire mugenzi wanjye uzi cyongereza wamuje nawe kibobo kibobo professor and engineer I didn't hear the language you spoke about the chant together yuko nkunda kumba ukunda agafaranga katujabutse uragenda no love iyo ukunze uba ukunze ntujye utatira igihango kandi wararutse uragenda gaze rero n'ibita gaze so how nese ugikoresha shwiri yarananiye ubu rero ngiye kwizisa I want to learn. Zana plastic mwele. Sana plastic yogu. Yeah, this one. I have a gas. A very big one. Gas. So big. Nini in my house. Nini chan. I have it in my house. And I don't know how to use this one. But this one looks like mine. Cyane da n'ubururu bwiza. So ariko nta kibazo. Also in your house you have it. In your house. You have this type of gas. Kari gato karayicana you take this one plates, you take the plates, you take plates like this one, and then what's next? No Sibura ni ngombwa webwe cyera nkibipari no mu bushinwa mutima mu bushinwa kiba mu bushinwa ubure niko najyaga mbigenza nge no ari ukuntu najyaga nk'ibintu by'intuze bakwa kundi mudugudu wenda yagize isabukuru mudugudu nyine yegejeje yavukiye isabukuru urayize se nyine bo waravukiye none ari ukuntu bajyaga bantumira cyagenda nkabibakorera ibintu gucana you do like this none ni gutya bayicana ariko nabaje ndakubaza cyagiye nabaje ndakubaza ngo ntabwo yikuye mu bushinwa iyi gas
niba ari inshinwa ntabwo iri bwake mu Bushinwa nawe wayikuye You do like this. no What's wrong? It's not coming up. Like, I want to cook food, like in a saucepan, okay? A saucepan. Then you cook food. You do like this. arakoze Imana si ukubeshya ufite amafaranga umuntu yigure kino kintu ngo umuntu uremeye ukabona faranga yo kora kino kintu ufite amafaranga yemeye nawe yaviye Kibobo, you do like this. Where's fire? There's no fire. There's no fire. Like when you want to cook, I'm talking about when you want to cook. I don't know how to use it. I don't know how to use this gas. arimo aravuga ese koko ibi bintu kuko ayo mafaranga warayakuye ngo arashaka kumubwire amafaranga yakuye That's what I'm talking about. we mubwire I want to know how to cook. shogoza mfite amafaranga sha Yeah. Use this one, like this one, kuvuga gucana kibiri like this one, iki nyaka ari kibiri Yes. gutari kuvuga ngo like this one. ngo hano Doing this. umuriro wa hano There's no light. unywesha n'itabi nibyo ari kuvuga nyine kwa kuba nusubiza ko fata itabi gutya ntabwo Yes, like this one, like this one. I need like to bring up the fire from the gas. Take ariko nshobora the things of yours is one. wabyumvishe nuko bigenda Brother, I was telling about you how to use this gas. All I want is to learn how to use this thing. irimo Not nta just, kibazo to no, irimo that's not what I want. Nonsense. Look at this stupid gas. I'm telling you how do we use this type of gas? Now you're telling me blow in this one, in this one, take this one. It's just nonsense. Stupid and nonsense. What's all I want is how to run this gas. nuko bishima mu How do we use cyongereza it? nuko Look at bishima you, mu stupid guys. cyongereza These stupid people are so serious. Like, I wasted my time, wasted my money for this stupid nonsense. Hey, I know how to use it. I know how to use it. I know how to do this. Even my phone. I wish I knew. These people, I wonder even why they get this money to build this beautiful house. ngo bwabimenye ngo reka yihute ajye kubikorera mu rugo iwe ahubwo nakanikana rengejeho kanyuma ahise avuga ngo muhereza 10,000 agiye guhita bikoreza gishyika mu rugo nta jambo mane ryo ndarizi none se mane abivuze mu gishinwa chaturi ni amafaranga mu gishinwa naje nyagu zuyande kabisa fasha mbanzi bizo gazi iruzuye ko umutara yayinzaniye ejo byanjye kabisa no coboza zanyica navumbura ko nta kintu na kimwe mba numva ndakoze nangisha ataye uyu munsi yo n'iryango rye nagapfusha ariko ntari nta kuri wabo wimwe